Ndabasuhuje turi mu gitondo cy'itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 ndazindutse ngo turereramo amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dufite amakuru menshi cyane yagiye atandukanye abashimishije ndetse n'amakuru agiye atandukanye babaje Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasuye ikigo cyo muri Botswana gishinzwe ubucukuzi ndetse n'ubucuruzi bwa diyama. Bwo birumvikana neza cyane ko ari amabuye y'agaciro bigendanye na gahunda y'igihugu cy'u Rwanda yo gukomeza guteza imbere ku rwego rugaragara cyane itunganywa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa n'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro. Turaza kugenda tubirebera hamwe gatanu kuri gatanu. Turaza kwerekeza mu karere ka Ngoma hari inkuru ibabaje cyane ku rwego rukomeye cyane, aho umugabo yafunzwe ari gukekwaho kwica nyina akamuta mu musarani barangiza bakameneraho beto. Turaza kurebera ibyihishe inyuma y'uru rupfu. Ambasaderi Fistus Bizimana yashyikirije Perezida Assimi Goïta wa Mali impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cy'u Rwanda muri icyo gihugu cya Mali. Turaza kugenda tubikomozaho gatanu kuri gatanu. Ni mu gihe mu yandi makuru afite ahuriye n'igihugu cy'u Rwanda ndaza kukubwira ko abanyarwanda barenga 356 bigobotoye FDLR bakongera gutaha mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza gukomeza kugenda tubihuza gatanu kuri gatanu, mbabwire uko ibintu byitwaye muri rusange. Rege ngo ntizimbye amagambo munyemerere twerekeze kuri uruzinduko rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Botswana, ndetse tunarebe ku bigendanye no gusura kino kigo gishinzwe ubucuruzi bwa diyama muri rusange. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uri mu ruzinduko rw'akazi muri Botswana yasuye ikigo cyo muri iki gihugu gishinzwe gukurikirana ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya diyama akizwe nka Diamond Trading Company Botswana DTC Botswana. DTC Botswana yashinzwe muri 2008 nyuma y'imyaka irenga 45 iki gihugu kimenye ko gifite diyama. Leta ya Botswana ifite imigabane 50% muri DTC Botswana, mu gihe indi 50% ifitwe na D Beers Group, ikigo cyo muri Afurika y'Epfo kizwi cyane mu bucuruzi bwa diyama ku isi. Uruzinduko rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri DTC Botswana rwabaye ku munsi w'ejo. Yatemberejwe ibice bitandukanye by'iki kigo, yerekwa imirimo gikora igiye itandukanye, aho rwose byaba bihuzwa no kuba nyine igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba cyaba kiri kugerageza gukurikirana uburyo bwo gutunganya ndetse no gukurikirana ibigendanye n'amabuye y'agaciro. Ni mu ruzinduko kandi rwagaragayemo umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Tesi Rusagara, umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Juliana Kangeri Muganza, ndetse n'umunyanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NISS Havugiyaremye Aimable. Mu inshingano DTC Botswana ifite harimo gukurikirana ibirombe bicukurwamo diyama muri Botswana, kuyijonjora hagendewe ku ngano yayo, imiterere yayo, uko ibonerana n'ibara ifite muri rusange. Iyo iyi mirimo irangiye, DTC Botswana ishaka abaguzi b'iyi diyama ariko ikagurishwa itaratunganywa neza. Kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 1960 ubwo Botswana yamenyaga ko ifite amabuye y'agaciro ya diyama, kugeza kuri ubu agira uruhare rukomeye cyane mu bukungu bw'iki gihugu ndetse no gukomeza kubuteza imbere. Mu musaruro mbumbe wa Botswana, ubucukuzi n'ubucuruzi bwa diyama buba bwihariye hagati ya 30% ndetse na 40%. 40% by'amafaranga yose guverinoma ya Botswana yinjiza ava muri diyama, ndetse aya mabuye y'agaciro akiharira 80% by'ibyo iki gihugu cyohereza mu mahanga byose. Kugeza kuri ubu ngubu kandi Botswana nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite diyama nyinshi cyane mu butaka. Perezida Paul Kagame yasuye DTC Botswana nka kimwe mu bigo bikomeye cyane muri iki gihugu ndetse bitanga n'umusaruro ukomeye cyane mu rwego rw'ubukungu. Ku itariki ya 6 Gicurasi mwaka wa 2026 nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangiye uruzinduko rw'iminsi 2 muri Botswana, rwasize yasinywa amasezerano 6 y'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Ibihugu byombi byakuyeho visa ku banyarwanda bashaka kujya muri Botswana ndetse n'abaturage ba Botswana bashaka gusura igihugu cy'u Rwanda. Byasinye kandi amasezerano agamije ubufatanye mu by'ubwikorezi bwo mu kirere agamije kwirinda gusoresha ibicuruzwa inshuro ebyiri. Hari kandi amasezerano ajyanye n'ubukungu, ubucuruzi n'ishoramari ndetse n'ay'imikorere mu by'ubuzima. Mu ijambo yavuze ubwo yakirwaga na mugenzi we ku meza wa Botswana nyine, Perezida Kagame yagaragaje ko u Rwanda na Botswana bifitanye isano ikomeye cyane kuko bihuje icyerekezo mu byerekereye imiyoborere. Ati twemera ko amajyambere arambye agerwaho binyuze mu miyoborere ifite intego, yubahiriza inshingano kandi ishingiye ku mibereho myiza y'abaturage bacu. Iyi migirire dusangiye igaragaza icyerekezo kigari cy'umugabane wacu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kandi yashimangiye ko Afurika itabuza abantu bafite impano n'ibitekerezo, ahubwo ko habuze guhuza intego y'ishyirwa mu bikorwa byazo. Ati Afurika
ntibuze abanyempano cyangwa se ibitekerezo, icyo yabuze mu bihe bitandukanye ni uguhuza intego n'ishyirwa mu bikorwa ryazo. Ibihugu nk'ibyacu bishobora gufasha mu kuziba iki cyuho binyuze mu kurushaho gukorera hamwe ndetse no gutanga umusaruro. Yavuze ko urubyiruko rwo ku mugabane wose rukeneye amahirwe atuma rugera ku iterambere n'ubuzima, kandi ubuyobozi bugakomeza kugenda bubigiramo uruhare rukomeye cyane n'ubundi muri rusange. Mu karere ka Ngoma ni mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, umugabo w'imyaka 35 wo mu karere ka Ngoma yatawe muri yombi akekwaho kwica nyina w'umubyara w'imyaka 64 akamuta musarane ndetse bamenaho na beto hejuru, nyuma y'uko uyu mubyeyi yamwishyuzaga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda z'ideni yari amurimo. Ibi byamenyekanye ku mugoroba ku munsi w'ejo ku itariki ya 7 Gicurasi mwaka 2026, aho byabereye mu mudugudu wa Gatonde mu kagari ka Mutendere mu murenge wa Mutendere mu karere ka Ngoma. Amakuru aturuka mu baturanyi b'uyu mugabo avuga ko yari afite umwenda ungana na miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda yari afitiye nyina umubyara. Mu minsi yashize nyina yagiye kumwishyuza arayamwima, biba ngombwa ko rwose amurega mu buyobozi. Uwo mugabo yemera kujya amwishyura gake gake, ku ikubitiro yahise amwishyura 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mubyeyi wari utuye mu murenge wa Sake mu ntangiriro z'iki cyumweru, umuhungu we yaramuhamagaye kugira ngo aze amwishyure. Ahageze bigakekwa ko yahise amwica, mujugunya musarane ndetse ahita anahamagara abafundi bashyiraho beto kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Nyuma yahise ajya gushaka inzego z'umutekano, azibwira ko yabuze mama we ndetse abasaba kumufasha kumushakisha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutenderi Mugabo Daniel yabwiye itangazamakuru ko uwo mugabo yamaze gutabwa muri yombi, akaba akekwaho kwica nyina nyine. Ati ni amakuru natwe twahawe ko hari umukecuru bikekwa ko umuhungu we yamwishe, tubimenye tujyayo, ubu ngubu nibwo umurambo ubonetse, inzego z'umutekano ziri gukurikirana. Umukecuru ntabwo yari atuye inaha, ariko inzego z'umutekano ziri gukurikirana ngo hanakorwe iperereza ryimbitse neza cyane. Gitifu Mugabo yavuze ko amakuru ya mbere bari babonye kuwa gatatu yatanzwe n'uwo mugabo watawe muri yombi wari wegereye inzego z'umutekano zimenyesha ko yabuze nyina umubyara. Ati abaturage turabakangurira kujya batanga amakuru ku gihe, ikintu cyose bagizeho amakenga, yaba ari umwana n'umubyeyi batumvikana, bajye batumenyesha kugira ngo dukumire hakiri kare. Ikindi turihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Kuri ubu ngubu umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya Kibungo kugira ngo utangirwe gukorerwa isuzumwa. Ni mu gihe uwo mugabo n'umugore we bamaze kuba batabwa muri yombi n'ubundi muri rusange bakekwaho gukora ayo mahano akomeye cyane kuri urwo rwego. U Rwanda rwongeye kwakira abanyarwanda 356 bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko kuva muri Mutarama mwaka 2026 kugeza ubu ngubu abanyarwanda barenga 8869 bamaze gutahuka mu Rwanda bigobotoye ngo FDLR yari yarabafashe bugwate. Ku itariki ya 7 Gicurasi mwaka 2026 hatashye abantu 356 barimo abagabo 17, abagore 82, abana 257 basanze ku mupaka munini wa Corniche Grand Barriere uhuza Gisenyi ndetse na Goma. Imodoka zibategereje kugira ngo bajyanwe mu nkambi ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi banyuzwamo by'agateganyo mbere yo koherezwa mu miryango yabo. Imibare y'iyi minisiteri igaragaza ko kuva mu 1994 kugeza muri 2025 hari hamaze gutahuka abanyarwanda barenga miliyoni 3,503,173 baturutse mu bihugu bitandukanye byiganjemo bihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2025 wonyine u Rwanda rwakiriye abanyarwanda 643 baturutse bose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kuva muri Mutarama kugeza muri Mata irangiye 2026 abanyarwanda 2470 aribo bari bamaze gutahuka. Abanyarwanda babaga mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari barafashwe bugwate ni mutwe FDLR. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper mu kiganiro yahaye abatashye yabibukije ko bageze mu gihugu cyiza cyane aho bagiye gukabya inzozi zabo. Ati guhitamo gutaha mwafashe icyemezo kizima gihindura amateka yanyu n'abazabakomokaho, mugeze aho mutazongera kuba mufite ubwoba, ntimuzongera kunyagirwa, ntimuzongera kubaho mutazi uko ejo hazaza hanyu hazaba hameze, mugiye kugera ku nzozi zanyu. Yabibukije ko igihugu kizabafasha gutangira ubuzima
ubuzima bagafashwa iby'ibanze, ari naho nabo bahawe umukoro ukomeye cyane wo kuzahita bajyana abana mu mashuri mu kurushaho kubahiriza uburenganzira bwabo ndetse no kuzabanira neza abaturage basanze mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bazahabwa birimo amafaranga y'ibanze yo kubafasha gutangira ubuzima, aho uwatahutse arengeje imyaka 18 ahabwa amadolari 188, mu gihe uri munsi yayo agahabwa amadolari 113, ndetse buri wese agenerwa n'ibyo kurya by'ibanze bifite agaciro k'ibihumbi 45 by'amafaranga y'u Rwanda, n'ubundi byo kuba bimufasha n'ubundi muri iyo minsi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Senegal Festus Bizimana yashyikirije perezida wa Mali Assimi Goïta impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cy'u Rwanda muri icyo gihugu. Ni umuhango wabereye mu murwa mukuru Bamako ku mugoroba ku itariki ya 7 Gicurasi 2025. Ambasaderi Bizimana yaboneyeho umwanya wo kwitabira ibiganiro byahuje abahagarariye ibihugu byabo muri Mali hagamijwe kubaha amakuru yerekeye umutekano nyuma y'ibitero byabaye ku itariki ya 25 Mata 2026. U Rwanda ndetse na Mali bifitanye umubano uhamye ushingiye cyane ku bucuti, ubufatanye n'ubushake buhuriweho bwo kurushaho kuwagura. Mu mwaka wa 2024 u Rwanda ndetse na Mali byasinye amasezerano 19 harimo ayerekeye ubutabera, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli ndetse na gaze, ubuhinzi, uburobyi, ibidukikije, guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, guteza imbere ubukerarugendo, uburezi mu mashuri makuru, ubwikorezi, urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibindi bintu. Ibihugu byombi kandi bikorana mu nzego zitandukanye, aho hari amasezerano byasinyanye ajyanye n'ubwikorezi bukorerwa mu kirere yemerera ingendo zo muri ibi bihugu byombi gukoresha ibibuga mpuzamahanga byabyo n'ubundi muri rusange hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Mali. Aya makuru twari twabateguriye ari kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda, tugiye kuyasoreza kuri aya ngaya avuga ko umuyobozi mukuru wa REB Dr Mbarushimana Nelson yakiriye abanyeshuri biga muri Hope Haven Christian School bavuye mu marushanwa mpuzamahanga. Na marushanwa mpuzamahanga ya First League World Championship yabereye i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba banyeshuri bakiriwe aho begukanye igikombe cya Innovative Project Medal mu mushinga wabo wiswe Deep Trace. Bamwe mu banyeshuri bavuye muri aya marushanwa bavuze ko basanze abo bari bahanganye basanzwe bafite uburambe mu ikoranabuhanga, cyane ko hari ibyo babigiyeho. Umunyeshuri witwa Abeza Marie yavuze ko gutsinda bishoboka kandi ko rwose bituruka mu kugira umuhate ukomeye cyane ndetse n'intego. Asaba abanyeshuri bagenzi be gukunda kwiga, birinda ibirangaza ndetse bakanakoresha neza ikoranabuhanga kuko ari nabo mbaraga z'igihugu kandi ko rwose aribo bazagiteza imbere. Anaboneraho kubashishikariza kwiga bashyizeho umwete. Umuyobozi w'ishuri ryohereje abanyeshuri mu irushanwa yitwa Karangwa Fred yavuze ko abafasha abana kumenya aho bakwiriye gushyira imbaraga zabo, anabashimira ko rwose bagomba gukomeza kwitwara neza kandi ko rwose uko byagenda kose ngo bazakomeza no gukomeza kwitwara neza. Tuburyo abana bacu bitwaye neza bigaragarira mu buryo buzuzanya mu matsinda barimo, bikanajyana n'indangagaciro zabaranze. Yagaragaje ko ibyo bakuye mu marushanwa bavuyemo bashobora no kubyigisha bagenzi babo kugira ngo bakomeze kugenda bateza imbere ireme ry'uburezi. Umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB Sengati Diane yavuze ko aya marushanwa aba buri mwaka bagamije gufasha umunyeshuri mu kumenya gutekereza vuba ndetse no guhanga udushya dukemura ibibazo by'abaturage. Yagize ati amarushanwa abafasha kumenya gutekereza byagutse, guhanga udushya mu ikoranabuhanga ndetse no kugira ngo bakemure ibibazo. Ibyo bibazo rero ntibiri mu burezi gusa kuko hari ibyo bajyamo byakemura ibi biri mu buhinzi ndetse n'ubworozi, ibyo mu butaka, mu mazi ndetse n'isanzure. Abanyeshuri begukanye igihembo cyiswe Innovative Project Medal bifashishije Deep Trace nk'umushinga wabo, aho bifashisha robo mu gucukumbura ndetse no gukurikirana amakuru yihishe cyane cyane ayerekeye ibiri mu butaka. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2026 ishuri rya Hope Haven Christian School ndetse na Rwanda Coding Academy niyo yahize andi mu gukora imishinga y'ikoranabuhanga rikoresha robo n'ubwenge buhangano AI. Anatsindira kandi guharagararira igihugu cy'u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga azabera muri Amerika ndetse no mu gihugu cy'Ubusuwisi n'ubundi muri rusange. Ndagira ngo ntizimbye magambo bashimire mwakoze kubana natwe muri aya makuru yarazindutse muri iki gitondo, cyane cyane amakuru afite ahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Ndabibutsa ko ari amakuru menshi cyane agiye atandukanye muzakomeza kugenda murera ku gihe 5 kuri 5. Ngende twa tuyiringire aho Meddy, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi.